Kwa ikaze kandi ngushimiye ko ukunda gukurikira ibiganiro by'impamba nyayo TV. Amen. Nanone imbere ya televiziyo yawe cyangwa se ya telefone yawe bitewe n'igikoresho urimo gukoresha muri aka kanya, urabasha kuhabona umukozi w'Imana usizwe amavuta yitwa Pastor KAYITARE Jean Bosco. Arakubwira byinshi. Pastor ngo ikaze. Murakoze cyane, Imana umugisha. Wumve wisanzuye ku mpamba nyayo TV, dukunda abashitsi cyane. Impamba nyayo. Impamba nyayo. Yego. Okay. Yego. Imana yagwe icyubahiro. Amen. Kandi Imana ibahe umugisha. Yego. Ndakwishimiye namwe, nejejwe yuko ndi hano muri studio yanyu. Yego. Icyo twizera twebwe ubwacu nk'abana b'Imana, buri icyo umuntu yizeye cyose kiraba. Yego. Kandi iyo cyatuye nacyo Imana ikijya inyuma. Yego. Hari ijambo rimwe riri mu Migani 16 y'ukurikiranye n'umurongo wa mbere avuga ngo ibyo twebwe dutekereza mu mitima yacu aba ari inama yacu. Yego. Ariko kugira ngo bijye hanze n'Imana ibisohoza. Yego. Rero uyu mugambi wanyu, iyi viziyo yanyu, Imana igomba kwijya inyuma. Yego. Ikabikora kuko n'ubusanzwe murimo kwakira abakozi b'Imana. Amen. Imana umugisha. Yego. Nitwa KAYITARE Bosco. Yego. Ni ngiye buri toro rya Minivam hano muri mu karere ka Musanze. Yego. Ni ngere umuyobozi w'itorero rya Minivam. Yego. Turabakunda. Murakoze cyane. Nanone umuntu ukurikiranye impamba nyayo TV muri aka kanya arimo kwibaza ati buriya pastor mu buzima bwe bwite busanzwe, usibye kuba ashumba itorero, hari indi mirimo yaba akora ku ruhande, nayo makuru nayo wayabaha? Sorry? Nyine nyuma y'uko uyobora itorero ku ruhande mu minsi isanzwe, hari akandi kazi waba ukora? Murakoze cyane. Yego. Ubundi ngiye ni pastor full time. Full time. Yego. Nta kandi kazi nkora, kandi nkamazemo n'iminsi. Hari icyo ko akenshi ndanabikunda cyane, hariho abakora umurimo w'Imana bagakora n'indi mirimo, ni na byiza cyane. Yego. Ariko wenda mu ruhande rwanjye byo naka kazi nkora, ni umurimo w'Imana. Burya n'umurimo w'Imana nawo nakazi. So kuvuga ngo iyo ufite akazi k'umurimo w'Imana ukora, ukaburi bize ku murimo, nabyo nakazi. Rero akazi kanjye nako umurimo w'Imana. Yego. Urubatse, ufite umugore? Urakoze cyane. Ndubatse, mfite madame n'abana 4. Yego. Yego. Nkaba mfite nanone n'undi mwana wundi turera. Yego. Yes. Ariko nawe ni uwacu. Yego, nawe ni uwanyu, birumvikana. Hanyuma pastor, mbere y'uko uba pastor, birumvikana yuko hari ubundi buryo wari ubayeho. Ndifuza yuko ubwo buzima ubusangiza abakunzi b'impamba nyayo TV, bamenye ngo wari ubayeho gute mbere yuko ugira umuhamagaro wo kuba pastor. Okay, urakoze cyane. Yego. Mbere ntari nahamagarwa, kuko ngiye ubwanjye nkuri murimo kubera ko nahamagawe n'Imana. Yego. Mbere nanyuze mu buzima wenda ndiga mbere ya 94. Yego. mu Rwanda. Narize niga amashuri abanza, nyarangije niga amashuri yandi 3. Yego. Ari hejuru y'amashuri asanzwe ya primaire. Yego. Ariko ubwo urumva nabaye mu Rwanda nize amashuri 8. Yego. Niga 3. Yego. Habayemo igihe cy'intambara. Yego. Inyuma yaho rero, nyuma y'intambara nibwo, ariko ubwo sinari mu Rwanda, harabwo nagiye ahandi. Yego. Ubwo ngarutse mu Rwanda rero nibwo natangiye kumva umuhamagaro w'Imana. Yego. Ariko nyuma yaho kugira ngo nige amashuri ari n'ubundi yandi, nahise ninjira muri theology. Yego. Theology ndiga, mbona diplome ya theology. Ndetse niga na university ya theology. Muri make mfata degree ya theology. Yego. Ubwo rero nyuma yaho rero, ariko ubwo byaje nyuma yuko mpamagawe nije murimo w'Imana. Nyuma yaho rero, ariko ngarutse nyuma gato ko nahamagawe n'umurimo w'Imana. Yego. Akazi nesanzwe nkora, nakoze business nyuma yaho Kigali hariya.
ninjira rero ariko ubwo ngubwo ninjira mu buryo bwa ariko ubwo wenda hari impamvu yenda nyuma nyine ya za 94 yego aho ngaho hari akandi kazi kandi umuntu yaba yaranyuzemo ariko sina ngombwa cyane yego ariko ndavuga imbere nyuma yaho y'umuhamagaro nibwo ninjiye mu kintu cyo kumva umuhamagaro w'Imana umfashe rero bituma business nyihagarika none ninjira mu muhamagaro w'Imana kuko Imana yavuganye nanjye ni nako naje muri Musanze hano yego icyo kintu tukinjiremo none yes waje guhamagara gute wahamagara uri he Imana iravuga my friend yego nge ninjiye mu buryo bw'amasengesho buriya nyuma 94 yego habe ikintu cyitwa ububyutse mu Rwanda bukomeye 9 5 9 9 9 ndetse kugeza muri 2 muri ya mu Rwanda haje ikintu cyitwa ububyutse aya matora mujya mwumva ngo na matora yangaya y'ububyutse bajya bita ngo na macaci niko bakunda kuyita ngo na macaci ariko church ni glise n'ubusanzwe ariko ubwo nibwo hajemo ikintu cyitwa kuvuka amatoro menshi yego aho haje ikintu cyitwa umuvuduko yego w'abantu binjiraga mu gusenga cyane kuko ubu baravuyemo intambara abantu binjira mu rero muri icyo cyiciro cya nyuma y'intambara nibwo nanjye naje muri icyo cyiciro cy'abahamagawe rero ndi muri groupe y'amasengesho handi i Kigali niho nabaga turi mu masengesho turi groupe y'abantu bagera kuri nka 20 nibwo nge numvishijwe nanaje na mbere hano Imana intuma kugira ngo ze mu majyaruguru ntanahazi ubwo rero no kuvuga ngo turi mu masengesho yego muri groupe yari mu masengesho twari dufite icyuma cy'amasengesho hari i Kigali ni Kigali hariya muri za Nyamirambo yego nibwo ngewe muri groupe yari hari ngewe ubwanjye numvijwe ibyo ni ibindi kuko hari ukuntu Imana ivugana n'umuntu yego nibwo rero na Imana yavuganye nanjye ijwi ringwira ko ngomba kujya hehe I Musanze Ruhengeri yego yari tarabana Musanze Ruhengeri ubwo no ryari ubwo ni 90 na kangahe na 6 yari prefecture ya Ruhengeri numva kandi simpazi yego size ngo ni hehe ariko umuhamagaro umuhamagaro winjira muri ngero nibwo natangiye kugira gute kumvira ijwi ry'Imana habamo n'ibimenyetso natse yego ibimenyetso no kuvuga ngo se koko nabwirwa n'iki koko niba ari Imana ivuganye nanjye haza rero umugabo umupasiteri udukuriye icyo gihe nibwo yambwiye aratubwira ati rero rero nsobanurira numve niba ari Imana ivuganye nanjye cyangwa se ni ukuvangirwa yego arambwira ati rero nari naratangiye umurimo w'Imana mu Ruhengeri noneho abantu nohereje gukora umurimo w'Imana birapfa yego ati mu gihe basengaga ngo Imana yarabwira ngo hari umuntu Imana irimo gutoranya ngo Imana izazana hehe izohereza Ruhengeri ati rero kuba Imana yavuganye nawe ati nta gushidikanya n'Imana yavuganye nande nawe buryo umuntu wese afite ukuntu avugana n'Imana yego iyo dukurikije Bibiliya yatubwira mu gitabo cyo kuva iyo kwirikiranye n'ibice 3 cy'igitabo cy'ibyakozwe n'umwe burya Mose niwe wavuganye n'Imana yego burya umuntu wese afite ukuntu Imana ivugana nawe ubwo rero burya hari ukuntu Imana yarabonanye n'umuntu kigera Imana ivugana nanjye ndayimubwira paseri arambwira ati niwe udukuriye icyo gihe aravuga ati twebwe Imana ntushidikanye n'Imana ivuganye nande nawe twari dutegereje umuntu tuzohereza iriya ariko nta nubwo tugiye kukohereza ahubwo wowe n'Imana ikohereje ahubwo icyo twakora twaguha ubufasha wenda bw'ukuntu wagira gute wagira iriya kigena ubufasha nta nubwo ari buhari ariko ibyo byose bamaye amafaranga y'itike ndaza njye nangaha urumva rero icyo gihe iyo uzi neza ko Imana yakohereje uba ufite nuko uzaba ugeze ahangaha icyo gihe byari bikomeye nanjye mara iminsi ndetse ahubwo Imana irangira turasenga Imana iravuga ngo irimo iranteguriraho kugira gute aho nzicara nuko twaje rero ngeze inanganijira muri uyu mujyi cyane wa Musanze muri Ruhengeri mpageze hakaba hari umuntu nanone twari turi kumwe icyo gihe Kigali amadresse z'ahantu uzaza nkasaka umuntu inahangaha akancumbikira nuko nahageze rero ikintu ngeze ahangaha nibwo natangiye kugira gute kubwiriza inzu ku yindi
yego icyo gihe kubwiriza ubutumwa bwari binagoye yego aya matora y'abanyamwuka ari inaha ngaha baje basanga inaha yego rwose naje rero mu rwego rw'umisiyoneri yego naranababwiraga ni karibu kabisa mu Musanze aha ngaha abahageraga bose tukagira tukicara nkavuga nti muhumure naje inaha ngaha ari igihe kigoye ariko twasanze kugira ngo dusenye kugira ngo ture kuntu Musanze yagira gute Ruhengeri ingi yose yagira amahoro igihe cy'umucengezi wabaga hangana n'indaha ngaha yego ndi umusore ya wari umusore no kuvuga ko washakiye muri Musanze nashatse hano urumva ntageze icyenda gatandatu yego ariko ubwo birumvikana nyuma yaho mpamara amezi 4 yego ngaruka i Kigali no ndasenga ndongera ndagaruka nyuma y'amezi amezi 4 yego ndongera ngaruka inaha ngaha ntangira umurimo neza yego icyo gihe rero no kuvuga ngo tugeze aha ngaha urumva nari umusore nyine ubukwe nabakoze 2001 ubwo nakoze ubukwe ubwo hari nyuma y'imyaka 5 yes okay birumvikana byari ibintu bitoroshye muri icyo gihe byari bigoye kubwiriza inzu ku yindi uva ku rugo rumwe ujya ku rundi abwiriza yego ndi umusore yego kirira muto urabona amaze kuba umuntu wijigisha yego nabwirizaga inzu ku yindi ubukijwa kumva yego ubutumvishe nkamusengera yego agasubira umugisha ikindi cya kabiri ndibuka ko icyo gihe nari ntarabona ahantu ho gusengera yego noneho mbanganye mu gace ka aho bita ngo ni mu Rukoro yego mpabonye inzu umuntu arayimpa yego numvaga ntafite n'umwanya wo kushaka kuko icyo gihe harimo n'amazu umuntu yabohozaga ariko njyewe umwuka yaranze ko ntabohoza amazu ahubwo nabonye inzu ndayikodesha yego amafaranga nkayakura Kigali amafaranga 500 yego cyatanu inzu cyatanu iyo nzu ndayikodesha noneho niho natangira icyumba cy'amasengesho none ntangiye icyumba cy'amasengesho nibwo abantu bansanze aho ngaho muri icyo cyumba cy'amasengesho nuko natangiye itoro bita Minivamo hano yego icyo gihe rero ntangira itorero nibwo nagiye kubona mbona abantu batangiye kuza none ako kanya Imana impereza mission yego yo gusengera abantu bita iki abasirikare yego nkasengera abasirikare ngasengera kano gace ka Musanze ndakubwiza ukuri Imana iduha amasezerano yuko ikintu cyitwa abacengezi bagiye kuva muri kano gace yego imvagana natwe none Imana yambwira ngo nicyo nagize gute nicyo cyari cyaratumye nkohereza inahangaha byari kugira ngo dusengere inangaba amahoro rero mu bantu ba mbere basenye muri kano gace nage ndimo yego ndi foundation ya mbere y'aba missionnaire baje muri aka yes naje mu rwego rwa missionnaire none nza mu rwego rwa missionnaire nta muntu wanyohereje ari Imana yanyohereje Imana ikohereje amen abashumba bari inaha rwose ndabashimira kuko icyo gihe barazaga harimo abagiye banazana tukabonana yego ntavuga amazina aha ngaha ariko aya matorero y'abanyamwuka bose baje bagusanga aya ngaya amatorero mbese nakwita ngo na aya machurches basanze inaha tukajya inama nkabwira mission uko tugomba kubwiriza muri hano ninjye wahabanje ku icyo gihe dutangira umurimo w'Imana kandi ndabwira n'ikindi cya kabiri namwe Imana yabatumye kugira ngo mumfashe yego noneho ikindi uyu murimo gukorwa aha hantu ni mugari nta nubwo nawifasha ariko ndababwira ngo ninjye wahabanje njye nkanababwira nahubwo yukurikirije n'ikirere ukuntu cyari kimeze kimwe cyagenda gihambuka yego ndavuga ikirere hari ukuntu kiba kiboshwe n'abazimu n'abadayimoni yego cyari ku icyo gihe ndakubwira ngo 96 7 kwiza muri 2 ina hari habi yego hari habi harimo n'umwuka wo kwica no kumeneka kw'amaraso kwinshi yego ariko Imana agiye gukora ibitangaza murasenga Imana ifata ku bayobozi yego b'igihugu abasirikare ba prefe ba burugumesitiri ikiciro kivamo ba meya haba hajemo n'abagavana ibintu bigenda bikemuka Imana bakoresheje kandi Imana ikoresheje n'ingabo ikoresheje n'abapasiteri babaga hano hantu yego amahoro araza ubu ngubu Musanze ndetse n'u Rwanda Musanze urabona ni umujyi wa kangahe kandi yari iya nyuma wa kabiri kuri Kigali ni umujyi wa kabiri kuri Kigali kandi none no kuvuga ngo ni no kuvuga ngo ni umujyi wa kabiri gusa mu buryo bwo kuvuga ngo
ngo ni umujyi wa kabiri kubera ko wenda babivuga no mu tundi turere, ariko mu buryo bugaragara ni iya kabiri. Bya ni ibintu byaturutse mu buryo bw'iki bw'Imana, niko twe tubivuga, ariko Imana ikoresheje iki n'abayobozi bacu. Ni byiza. Pastor, muri icyo gihe ni irihe jambo ryagukomezaga mu gihe wabwirizaga ubutumwa? Ijambo ryankomeje ni ijambo riri mu Baheburayo n'ibice 3 n'umurongo wa 8 rivuga ngo Yesu uko yari ari ejo n'uyu munsi ni kwari. Hakame rindi jambo rindi nkunda cyane rivuga ngo nanone ri muri Yohana ni ibice 12 n'umurongo wa 6 rivuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Niba rero mpari nahangaha ntabwo Yesu uko yari ari ejo ni munsi ni kwari. Ikindi cya kabiri aho muri Yohana 14 n'umurongo wa 6 Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Niba rero uri muri Yesu niwe nzira, niwe n'ukuri n'ubugingo. Ubugingo buri muri Yesu. Kandi ikindi cya kabiri Yesu niwe ukuri ntabwo. Kandi ikindi cya kabiri icyo gihe wabaga wizeye neza ko uhagaze muri iki, uhagaze muri Kristo, uhagara muri Yesu ni urufatiro ruzima. Nanone se umuntu akibaza ati muri icyo gihe byabaga bitoroshye kubwiriza ubutumwa inzu ku yindi, hari akazi wagiraga muri icyo gihe cyangwa uzi ko icyo gihe nakubwiye ngo umuntu ushaka kwibwira umuntu w'iki gihe ntabyumvemo neza, ntabwo yabyumva. Nanjye ndimo kumva bikomeye ukuntu, kuko niba warahamagawe n'Imana ikakubwira ko ugomba kuza mu karere ka Musanze ariko ukaza nta kazi ugira, uri umusore cyane ko ubuzima bw'ubusore buba bugoye, ubwiriza urugo ku rundi, wabagahute nyuma yo kubwiriza kwinjira hano muri uyu mujyi. Ngewe nzakwerekana hano natangiriye hano. N'umumama wanyakiriye aracyahari uyu munsi wano nangajya ntekereza nkavuga ariko se Mana yanjye njya ngarura ubwenge inyuma nkatekereza ukuntu icyo gihe byari bimeze, habako se ngubu harya nabibasha. Niko bya niganiriza inyuma ngarutse inyuma gatoya imbaraga icyo gihe so kwangwa nahubwo nintekereza icyo gihe kunene narafashwe. Kuko numvaga yo nkoresha ubwenge mbere yise ngaruka pe ingiruka gasubira kuko iwacu ni burasirazuba rero mbere yagarutse burasirazuba. Ariko umuhamagari wo gufasha mu buzima bwawe bifite ukuntu hari uruhande rumwe ngira ngo rwagize gute rwaba rwabaye paralizari kugira ngo udatekereza. Rero ngeze nangaha uranahakunda, narabwirizaga ndahakunda cyane. Iyi sinarikunze n'abana banjye niho bavukiye niho nanashakiye. Ubukwe nabo kuyiburasirazuba mu Mutara mbuzana hano kuko hani iwacu. Icyo gihe rero no muhamagaro wawe uri hani iwacu kabisa. Nshimira n'Imana ko yamitiye ahantu heza. Icyo gihe rero waruvazije utari ko si icyo gihe wabaga hute no Ubuhamya. Uzi amagambo Yesu yavuze, nari mpagaze no kwindi jambo Yesu yavuze ngo nimugende mujye mu bihugu byose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, aho muzakandagira hose niki aho haza barahanyu. Ariko hari amagambo Yesu yavuze ngo icyo gihe urugo muzinjiramo ngo bakabakira muza basabira iki umugisha, kandi mwiza muzinjiramo mugasanga ngo bafite amahoro ngo maze abasabira amahoro, ngo nabwira ngo nimugende ngo muzakunke umuntu bukungu mu birenge byanyu. Iryo jambo rindi hagaze icyo gihe. Icyo gihe rero hari urugo rwanyakiriye. Gukungumura umukungugu wo mu birenge bishatse kuvuga iki? Icyo gihe nta magambo Yesu yavuze, yaravuze ngo ntabwo urwo rugo rwakiriye amahoro. Ubwo ngo none amahoro yagize gute arabagarukiye. Iyo yari imvugo mu buryo bwa teoloji, n'imvugo y'Abaheburayo, n'imvugo mu Giheburayo, ni n'amagambo yarajimije mu buryo bw'umuco wa Kiyuda wa Kiyuda. Ntabwo ukunkumura nk'utyo mu buryo bwacu bwa pratique no, ahubwo icyo gihe kwangwa aya mahoro niba yaguha urayakira, nugera gutya bakayanga aza kugarukira. Niko bavugaga muri ya mvugo yabo y'Abayuda. Ntago ari mu buryo bwabwo gukunkumura ubukungu hasi. No ubundi ni mission yacu ya Minivamu. Ni amagambo ahinnye y'Igifaransa buriya ni Minivamu. Iriya ni ministère international d'évangélisation en Afrique et dans le monde.
urumva rero intego yayo ni uburyo bw'ivugabutumwa mpuzamahanga muri Afurika ndetse no ku isi yose. Noneho buriya icyanditswe kivuga nanone ni ukuvuga ngo mu gihe Yesu nanone Yesu abwira abigishwa be yarabwiye ngo nimugende mujye kuvuga ubutumwa mubatiza uwizera ari we abatizwa akemera mu izina rya Data twese Umwana n'Umwuka Wera. Iyo ni mission, iyo ni misiyo. Noneho urumva iyo misiyo rero nanjye niyo nari mpagazeho. Urumva neza igihe Imana yabwiraga ubwoko bw'Abisirayeli yavuga ngo nimujye ibabwira ngo bave Misiri, haravuze ngo aho muzakanagira usaza barahanye. Ni amagambo yavuzwe cyane cyane na Yeshua mu gitabo cya Yeshua. Urumva rero iyo wizeye ahantu hose waba uri haba iwanyu. Ni ukuvuga ngo rero abwira abigishwa ngo mugere mu bihugu byose. Urumva yivuze ngo mu bihugu byose na amajyaruguru rero niba naravuye iburasirazuba nkaza hano aha ngaha hano kuvuga ngo ni uburyo bw'iki, ni uburyo bw'umuhamagaro, ni uburyo bwo kugenda mu ijambo. Rero iyo uhagaze mu ijambo nk'uwagutumye aranagutunga. Nibyo ahuze uvuga nyine by'ukuntu nagize nkabaho. Urumva rero niba Yesu yarantumye ni wampaye no kugira gute no kubaho, ariko akoresheje iki si maje. Ntabwo Yesu ari maje, ahubwo yakoresheje abantu. Rero abo nabwirije nibo bafashije no kujya gute no kubaho kwanjye. Yes, birumvikana. Ariko urumva icyo gihe abakristo nuko bagiye rero bagira gute banaza. Ariko urumva icyo gihe nanone iyo Yesu yaguhamagaye aranagukoresha, kuko ngiye Imana yarankoresheje nari umunsi Imana yarankoresha. Urumva rero umuntu agutumye aragukoresha akanagutunga. Hanyuma yenda tumaze kuvuga gato ku muhamagaro, uburyo waje gushinga itorero rikitwa Minevam. Hanyuma abakristo baraboneka, mwagize n'uburyo bwo kubatiza abantu. Nibyo navugaga nyine byo kugenda ubwiriza inzu ku yindi ku yindi. Urumva iyo abantu bamaze kugwira urabigisha, ukabigisha ijambo ry'Imana, bamara gufata ijambo ry'Imana ukabigisha umubatizo, bagatangira ukagira gute babemeye, urababatiza, barangiza ugatangira inzira yo kubigisha kw'abanyetorero. Kuko urumva ijambo rya mbere Yesu yavuze ngo nimugende amahanga yose, uwizera akagira gute akabatizwa, agakizwa. Yesu arabatizwa. Urumva none yamaze kubatizwa ubumuki umwigisha ko umunyetorero. Ubwere mwubwira abantu, uwizera akabatizwa, asigiye ukamugisha ko umunyetorero. Nuko rero abakristo baje. Mize ngira ikibazo cy'amatsiko ariko nanone abo nagendaga mbwiriza bose hari abari mu itorero, hari n'abandi ngenda afite uburenganzira, kandi nagiye ngebwira abakristo nkavuga ni wowe ufite uburenganzira no kujya ahantu wumva ariko mubizera bakakurera. Kuko sinabasha kurera abantu bose. Ariko nanone genda no bagira ukajya hariya, kuko umuntu wa missionnaire niko akora. Iyo ubonye umuntu ukamubwiriza, mara kumubwiriza, nabwirije za Gisenyi hariya, havuka abakristo benshi hariya nanone. Karongi nyine bari Karongi hakiri Kibwengera ngo aba bantu bose rero urumva ugenda babwira ahantu ugomba kujya amatorero amakarisa mbese amatorero y'umwuka. Hari n'umushumba ubona none uhagira gute ugende umuganeyo akurere. Nubwo buryo nahise ngira nyine ikibazo cy'amatsiko ndibaza nti mu buryo bwose butandukanye ugitangira uyu murimo wo kubwiriza ubutumwa, haba hari ibibazo wagiye uhura nabyo by'ingorabahizi ku buryo wongera gusubiza amaso inyuma ukavuga uti biriya bibazo byarangoye muri uyu murimo? Ikintu bita ibibazo ntabwo bigomba kubura. Ariko iyo uhagaze ku kintu bita ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu abeshwaho no kujya gute no kwizera, icyambere cyo imibereho. Urarya ute? Nubwo uvuga ngo urarya, ni ukurya rimwe. Ikindi cya kabiri ukikurira ikintu bita amasengesho. Mu buryo bw'abantu no kumva rero no bwira n'abantu ntibumve. Kuko nicyo gihe nazaga ngaho cyari na kibi cyane, kuko ari igihe wanabwiraga n'umuntu ntakumve,
ahubwo akagira ngo ushobora kuba waje uri nk'amaneko yego ndetse abenshi bakakwita kuri umusirikare cyangwa uri inkotanyi yaje kwiyoberanya nabyo byabaga binarimo yego kandi siyo gahunda yanjye nari ifite nari ifite gahunda yo kugira ngo mbwirize abantu kugira ngo bakizwe bagire ubuzima bwa gikirisitu yego kuko nabwiraga ko ari Yesu wampamagaye kandi kuko niwe warampamagaye yego shabana byakira neza kweri yego cya kabiri barebaga n'imbuto basanga ndimo ndabirira imbuto icyo gihe rero tubana neza icyo gihe ariko icyo gihe ni ukuvuga ngo nizo ingorane nahuyemo ni ubuzima bwo kugira gute bw'imibereho yego bwarangoye inzara kubona ikintu wakwambara yego n'ubundi buzima bundi bwo kuba wabaho aho niho hambere ikibazo kinakomeye mu buzima yego cya kabiri kugira ngo nzabone ahantu nagira gute nzakusanyiriza abantu nabwirije cyambereye ikibazo gikomeye cyane cya kabiri wenda nanakodesha n'agasare kugira ngo nzabone amafaranga yo kukishyura ariko ngahagara ku ijambo ry'Imana ariko inyuma yaho Imana izi kubikemura ibyo ntibyabura byo ariko ikintu cya mbere kigoye ni imibereho yego nyuma y'ibyo bibazo cyangwa se n'uburyo byagiye bikugora hari ikintu wishimira kugeza ubu ngubu ngira ne icyo wishimira gikomeye kigutera ibyiringiro by'uko uko biri kose imbere hameze neza urakoze cyane yego ikintu nishimira uyu munsi gikomeye cyiza cyane gushaka yego kugira famiye mu muryango yego icyo nicyo kintu cyatumye ngira gute mbasha gukora umurimo neza icyo ndakishimira nicyo kintu cya mbere yego icya kabiri yego ni uko afite umuryango w'itorero nawe uzi guhera nta mukristo n'umwe ufite ukabona uwa kabiri ukabona uwa gatatu ukabatiza bakaza bakajya hariya waraje uri wenyine udafite naho uzarara ariko uyu munsi ukaba ufite urugo ufite n'abana ukagira itorero none uyu munsi ukaba ufite umuryango wagutse buryo bw'itorero yego nicyo kintu kinezeza ni umugisha ukomeye cyane wajya ukora ugasanga noneho cyane noneho ubuzima bwaranahindutse mu buryo bw'umubiri yego utarakoze ubwesikoro yego utaribye niyo mpamvu nkunda Yesu amena nabonye Imana mu buryo bufatika n'ubu ndayibona yego ubu ni Imana niyo ngiye kwigisha abantu uburyo bwo kubigisha mbigisha Imana nabonye yego niyo njya gusengera umuntu nsengera umuntu mwereka Imana nabonye yego ni ukuri mfite ubuhamya kuko nabonye Imana nta fraude nta bintu nkoze itya nkabona Imana igira gute ikora ibitangaza abantu niyo ngiye gusengera abantu ndabanza nkabigisha burya ngiye nkora ikintu bita counseling ndicaza umuntu nkamukansuringa nkamugera inama narangiza nkanamusengera maze no kumwigisha yego nabonye Imana gutya rero nicyo kintu nshimira Imana ndashimira Imana kuko navuye ahantu hagoye ese nazaga nashoboye ntabwo nagiye nashoboye nari mfite umuryango mfite ibintu mfite n'ibyambeshaho ariko Imana impamagara mu buryo bwo kugira gute kugira ngo nyikorere yego nkabona ibintu bifatika nkabibonesha n'amaso yanjye ariko nasize ibintu cyo nishimira ari nuko nabonye ibintu biva mu maboko y'Imana yego nkabona umuryango mama Pastor ni umukozi w'Imana yego ubwo nabwo ni ubuhamya ukuntu twabonanye nzababwira wenda yego uyu munsi akaba afashe umurimo w'Imana akaba akora n'umurimo w'Imana yego muzamubona ubutumwa na hano yego urumva nkagira umuryango nkagira itorero yego abakristo beza abagore beza abagabo beza abakobwa beza urubyiruko iyo mbarebye numva nguwe neza cyane ni nk'uko umuntu wabaye mu nka agera gutya akanezezwa n'uko abona inka ziri hariya yarahereye ku nk'imwe yonyine akaba afite ishyo yego nta kintu kimunezeza nko kubona afite ishyo riri hariya yego nta kintu kinezeza nko kubona abakristo bicaye hariya ndabareba nkanezerwa najya ko ngasanga harimo abana nahereye hasi yego tubana uyu munsi ugasanga nabavuga butumwa yego hari n'abafite babo bamaze kuba bishop mu gihugu ahangaha yego bamaze kuba abakozi b'Imana bafata n'amatorero utanayange kiranezeza waduha nk'urugero kugira ngo abantu yenda batagira ngo ni ibintu tuvugisha amagambo. Urakoze cyane.
mfite umukozi w'Imana witwa Theogene. Yego. Theogene irindi ayobora itorero i Kigali. Yego. Ni Reverend. aba mu itorero baryita ngo ni urikuriwe n'umumama muri Koreye. Baryita ngo ni Shakina. Aha. Yego. Umukozi w'Imana. Uhera umukristo hangana batije hangaha. Yego. Urumva hariho n'abandi bahungu bandi bavuga butumwa hariya i Kigali. Urumva hari n'undi mupaseri nanone w'umukristo wacu uri hano witwa Jean Claude Hishima. Yego. Ubu afite itorero ayobora hehe Canada. Yego. Ni umukristo hano mu itorero hano. Yego. Urumva abandi nakubwira bari hehe bafite amatorero muri Uganda. Hari undi mwana w'umukobwa nawe wabaga ahangaha, uyu ni umudamu. Yego. yabaga hano ubu ngubu ari muri Tanzania. Uyu munsi ayobora itorero ni umudamu. Yego. Yitwa Ecclesia. Yego. Afite itorero hehe muri Tanzania. we rwose wamaze no kuzamuka urumva uwajya anambwira ko ubu ngubu ngo ni apotre yego ariko harimo n'abandi uyu munsi rero nangaha nashobora ko wenda nibukomera kano kanya kuko abantu bose bari baduciye imbere bari benshi yego ariko uyu munsi n'iki n'abakozi b'Imana urumva yego abandi n'abaririmbyi abandi n'iki urumva ubu uyu munsi harimo wenda ndimo kuvugana nabo bazahita nibabona iyi video bazahita banyibwira bari ahantu hose hatandukanye yego reka nanone twibutse umuntu urimo kureba iyi video ko ushobora kwandika muri comments ukavuga ukuntu byumva ukavuga uti pastor turaziranye yambyaje ubutumwa bwiza hanyuma nawe akabasha kubibona ku rubuga rwa YouTube rwose icyo waruvuze nibyo yego abo ntashobora kuba nakwibuka aka kanya rwose nibandike hariya muri comments banyibutse yego kuko ashobora kuba banciye imbere ari benshi ntakinibuka kuko njye abantu baciye imbere ni benshi yego pastor abantu basanzwe bakuzi bajya bavuga bati dufite pastor mwiza ajya anyuzamo mu iteraniro akadusetsa rwose nta muntu ushobora gutaha azinze umunya mu iteraniro iyi mpano yo gusetsa waba warayikuye he kabyara ibyo rero kandi simbizi ibyo rero byo gusetsa byo ntabwo mbizi kuko akenshi ngewe yego narerewe mu bantu badafite ibintu byinshi yego mu mutwe ngewe mu ruhande rwanjye kamere yanjye ndi umuntu ufite umutima uguwe neza yego nta mukushingira nawo narezwe mu bintu bitari imihangayiko yego rero iteka umuntu wabaye mu buryo bwo kuganira wabaye mu bantu banezerewe iteka njya nkunda kubwira abantu iyo mbonye umuntu afite ibibazo nabwira ndaje bakuremo stress yego rero no kuvuga ngo ntago nanjye mbizi mbona bayivuga ariko ntabwo namenye ngo byaturutse hehe iyo nayo ni ari impano ni impano niba ari iki ntago nagizeyo ni impano yego ni impano hari bajya babitubwira bakavuga bati uzazi wacu muri Minevam hari iyo pasiteri tuzi neza yuko uwo munsi ari buze kuba hari igihe anyuzamo gutya akadutera agatwenge abantu rwose bakishima ugasanga ibintu ni byiza cyane nanone munsi meruka ku rusengero wigeze kwigisha icyigisho uvugamo ibintu by'icyumba cy'amasengesho yes hari ubuhamya waba ubifitemo ibintu by'ibyumba by'amasengesho nabyo ngo uduheho ubuhamya gatoya urakoze cyane kugira ngo itoro nka ririya wabonye yego kugira ngo rigere hariya byahereye mu cyumba cy'amasengesho yego rero mu kintu bita experience mu bintu byenda n'ibyumba by'amasengesho ngewe niho naririwe yego rero ndabizi cyambere cyo ndabizi
gutraininga abana bakaba bavuga ubutumwa ibyo yego Yesu yarabimpaye kwigisha abantu uburyo bwo gusenga Yesu yarabimpaye yego hari amagambo Paulo yavuze nanone mu Korinto ba mbere ngira ngo ni bice ngira ngo 4 hari amagambo yavuze ngo nta bindi avuga ibya Kristo yego ishimira Yesu wampamagaye akankoresha na n'uyu munsi wanonanga none mu kintu biti byo by'amasengesho nibyo niho twahereye tuzi gutraining ibyo by'amasengesho n'itorero riri hariya n'abo bana bumva bavuga ubutumwa bicaye hariya mu itorero ry'ubona hariya ndetse n'abaririmbye niriya korali yitwa Victory iri hariya nabona amaze kwaba mama ariko nabahereye kera bakiri batoya yego uyu munsi n'abantu bagiye bahera mu byo by'amasengesho kugeza ubwo bayitorero yego rero ibyo by'ibyuma ndabizi cyane ibyumba by'amasengesho urabizi cyane ariko se hari ubu ngubu yenda byahinduye isura uburyo abantu bibitorero yego ndavuga icyumba cy'amasengesho ubu ngubu mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyahinduye isura hari uburyo abantu nyine bajya mu cyumba cy'amasengesho noneho ugasanga hatangiye kuzamo ibindi bintu bitari byiza ibyo bintu waba warabyumvise cyangwa ukaba ubifiteho amakuru urakoze cyane ugize neza kuvuga aya magambo icyumba ndakizi yego nahereye icyumba 90 na kangahe na 6 yego harimo ikintu cyitwa ububyutse nakubwiye ngo mu Rwanda hari ikintu cyitwa ububyutse nyuma y'intambara yego hari hamaze kuba intambara icyo gihe Imana ishaka kugira ngo ikangure umuntu uburyo bwo mu mwuka buriya iyo ukurikiranye twebwe twagerageje guca mu ishuri rya teoloji yego ariko harimo na teoloji zijya zangiza abantu yego aho kugira ngo hazemo ikintu cyitwa uburyohe bw'Imana ahubwo ikagenda bibakuramo ubumenyi ahubwo bakinjira mu bintu bigendana n'iki n'ubundi bumenyi bundi gusesengura cyane aho ugasanga bikamuramo uburyohe bw'Imana icyo gihe gikurikiranye ububyutse bw'itorero mu gihugu cyane cyane nko mu gitabo cy'ibyakozwe n'umuhanga yego iyo hajemo ikintu cyitwa ububyutse iteka bukora mu mpande zigira nko kuri 3 yego bukora mu rwego rw'umwuka rw'itorero bigakora no mu rwego mugira gute physically yego bw'igihugu kuko icyo gihe ujya kubona ugasanga ikintu cyose cyari kigose igihugu wenda umwuka mubi ubwo bwicanyi w'urwango ariko iyo haje revive ububyutse bituma n'igihugu kigira amahoro yego aho rero muri kiriya gihe cy'inyuma y'intambara nibwo hajemo ubwo bubyutse bwari kugira ngo buzamure itorero bukize igihugu hazeho no gusohoza kw'amasezerano kuko ibingibi byose mu kuba mu iki gihugu n'ibindi byo gihe icyo gihe cy'ububyutse nibwo hajemo n'ubuhanuzi bwerekana icyerekezo kandi bikava mu buryo bw'isi mu buryo bugaragara nko mu isi y'umwuka bikagaragara mu buryo bufatika nk'ubu ngubu n'aya majyambere ubona ni ibintu byari byaravuzwe muri bya by'amasengesho maze Imana igendera mu bayobozi irabakoresha kweri ntabwo rero buriya aba bayobozi hano cyane barimo kugenda Imana ibakoresha irimo irabakoresha mu rwego rw'iki mu buryo bw'Imana mu bwo bubyutse ibyo byaturutse ku kirere byaturutse mu byumba by'amasengesho noneho rero ni ukuvuga ngo icyo uvuga mu gihe byerekeranye n'icyumba cy'amasengesho uyu munsi ibyumba byahinduye isura bitandukanye n'ibyo nabonye kiragiye yego uyu munsi ikintu kishe kiyobeje abantu uyu munsi ni ibintu byitwa ibyumba by'amasengesho yego noneho bigatuma noneho n'abakristo ubwabo basa naho benshi batakijya mu matorero yego hari ibyumba byo kurera harimo n'ibindi uyu munsi ubona ngaha bisa naho harimo ubwisikoro yego nakubwiye ngo ngewe icyumba ndakizi na n'uyu munsi tujya dukora amasengesho yitwa ngo ni amasengesho yo mu mibyizi
nabyo bikorwa mu rwego rw'icyumba, haza n'abantu batandukanye iwacu. Ariko number 1 ni kubanza tukabigisha. Yego. Hakazamo n'impano z'umwuka wera, sibyo? Ariko ufite ukuntu ugira gute urema ubaka umukristo. Yego. Ariko uyu munsi ikintu cyitwa ibyumba bidafite adresse bwisha abantu b'Imana. Yego. N'ubuhanuzi bugize gute bupfuye. Yego. Byangije ikintu cyitwa iki abakirisitu. Nk'urugero, njyewe njya nkora counseling ariko nkuye n'abakristo batandukanye, ntago ari abacu gusa, ntago ari abacu ba Mirivam, haza n'abandi baturutse mu ki ahantu hatandukanye. Yego. Ariko urebye ibintu bavuga ngafata umwanya muremure no kubakosora, ujye kumukoma biteye n'agahinda. Yego. Hari abashyingirirwa iyo ngiyo ngo Imana yamuhaye umuntu runtu. Hari abandi baba batse n'amafaranga bidafite na gahunda. Rero ibyo byose biturutse hehe? Biturutse muri ibyo by'amasengesho biyobowe n'abantu badafite iki, badafite adresse. Yego. Icyo mbwira abakristo ni bajye bashaka adresse, bashaka adresse, bashaka abashumba babayobore. Ariko ibyumba bidafite adresse, n'uyu munsi none ngashobora kuba mfite umwana wanjye wavuye mu itorero akajya kuyobora icyumba cy'amasengesho, ariko afite papa wase w'umwuka umurera. Niyo mpamvu iyo duhagaze mu butware n'ubusenga dukemeye abo ba diamond bayobya abakristo. Yego. Rero nakubwiye ngo ikintu cyitwa experience y'ibyumba ndagifite. Yego. Ndanabizi. Rero uyu munsi byahinduye isura, niyo mpamvu ujya kurasanga abantu bafata umurongo bakagenda, wajya kubasaba ukabasanga hehe? Ukabasanga mu buvumo. Wajya kurasanga ni n'ubayoboye, ugasanga si na pasiteri, ndetse ugasanga harimo n'uwabyiyise wenda nta adresse. Aho ngaho nicyo yarimo ikibazo. None ugasanga uyu munsi urana ngaha ugasanga na leta yagize ikibazo gikomeye kuri abo bantu. Rero icyo nabuze nkubwira, uyu munsi harashobora kuba harimo n'ibyumba byiza ariko bifite ahantu bibarizwa, ariko bifite n'amategeko bigenderaho y'iki y'ubuyobozi bw'itorero ryabo. Yego. Nta ibyumba byose birahari, ariko bigiye bituruka he? Bituruka mu matorero atandukanye, ariko bifite umuyoboro. Yego. Ariko uyu munsi harabyo ubona ugasanga ntibifite adresse, ahubwo byayibeje abantu. Ugasanga n'abantu banze no kujya amatorero babayobya gusa. Yego. Ntabwo rero ngende mu kubwira abantu nkaho ngewe ubwanjye nkuko mujya bayivuga, ntabwo ndi umunyedini, ndi umunyampano, ndi umupasiteri uyoboye itorero. Ariko ikintu cyitwa tuzi no gutrayininga abakozi b'Imana, ikintu cy'icyumba niho nahereye uyu munsi. Na n'uyu munsi ngira icyumba cyo kuwa 4 ku itorero. Covid itari yaza cyagiraga n'abantu batandukanye benshi, ariko bose bakahava nagize gute twanabigishije bakiga ijambo, kuko ibyumba byinshi bigira n'ijambo. Yego. Ni ibintu by'ubuhanuzi gusa. Kugendera ku buhanuzi udafite ijambo ikibazo. Yego. Bakoze. Hanyuma pastor twerekeza ku musozo w'ikiganiro twagiranye. Urakoze cyane. Twifuzaga yuko wagira ijambo ry'impamba ugenera abakunzi b'impamba Nyayo TV, hanyuma ukanadusoreza udusengera, nyuma abantu rwose bagakomeza kuryoherwa n'iki kiganiro. Urakoze cyane. Nanone ku kintu cyerekeranye aho uvuga ku cyumba, icyumba yo kurikiranya na Bibiliya hose mu byakozwe y'intumwa, reka dukurikirane wenda nko bice 5 cy'ibyakozwe mu gitabo cy'ibyakozwe y'intumwa. Muri buka Pawulo ahantu Imana yaboneye ko yaboneye mu cyumba cy'amasengesho, ajya kwa Ananiya, burya yari mu cyumba cy'amasengesho, aho hantu niho hasubirijwe. Icyumba ntago ari bibi, mu byumve neza. Ahubwo ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo uwo munsi ni uko bifite aho bishamikiye. Icyumba gitandukanye n'itorero. Yego. Ariko kigomba kuba icyumba nanone kivuye ku itorero. Yes. Niyo ukurikiranye n'ibire tubwira ngo igihe Yesu nanone ajya mu ijuru, yabwiye abigishwa ngo bajye mu murwa hagati. Bari hejuru mu cyumba cyo hejuru basenga, bahuje umutima. Ariko no kuvuga ngo icyo gihe icyumba ni iki?
ntabwo ari nk'ibi ngibi byose bivangiye abantu. Impamvu ntibivuze ngo akenshi kivuzamo kuvangirwa kw'abantu ugahura n'ibibazo. Uyu munsi abakristo bahuye n'ibikomere, uzakurikirana uyu munsi usanga afite ibikomere babikuye heza kenshi, usanga bikora muki mu byo by'amasengesho bitanabura n'ubundi ko babihura n'umuki, babihura no mu itorero, no mu itorero bahura n'ibikomere kandi ariho bakakwiriye kubikirira. Cyane burya mumenye ngo ntabwo bizabura, ntibizigera bibura mu isi. Hano mu isi ndakubwiza ukuri, icya mbere cyo ni ukugira gute, ni ukugira umutuzo muri ubwawe, ukiga ijambo ry'Imana ukanasenga. Burya bintu bibiri bigomba gukuza umukristo. Ikintu cya mbere ni ijambo ry'Imana, ikindi cya kabiri ni ugusenga. Uko ari ibi urabibonye ko ari ibi bintu uko ari bibiri, hagomba kwamo ijambo, hagomba no gusenga. Iyo ufite ijambo udasenga, icyo gihe uzaba umuki, uzaba umunyedini uhakana n'ibintu byerekeye ndetse n'iby'Imana, kuko uraho gufite ubumenyi. Ariko nanone iyo ufite ijambo ugasenga, kuko ijambo ni mu mwuka. Ni nk'uko umuntu yatunga mu mubiri we, ugasanga mu mubiri w'umuntu ararya gusa ntagire gute, ntarye. Se warya ntunywe ukabaho? Ntabwo wabaho, hari ikibazo. Hari ubuzima bwawe, hari icyo uburamo. None se warya ntunywe, cyangwa wanywa nturye, cyangwa se wanywa nturye, ntibibaho. cyangwa se warya wanywa nturye. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri bigendana. Ijambo ni iki? Ijambo no gusenga biragendana. Usenze gusa ntugire ijambo urayoba. Niba abantu usanga mu bintu bidahuye. Yego pastor, dukunda kwibona cyane muri iyi minsi. Hari abantu batunzwe n'amasengesho ku buryo avuga ati ngewe ndi umunyamasengesho ukomeye, ndagusengera ibyaha byose bikaguhanagurikaho, ariko ugasanga nta jambo afite. Ibyo bintu si ikibazo gikomeye? Ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none ahangaha ikintu cyitwa icyaha ukizaho gitese. Ijambo rizanwa no kumva, kandi ijambo rizanwa no kwizera. None iryo jambo rero ntabwo rizanwa no kugira gute, no kuvuga ngo ndagusengera icyaha kivemo. Ni ukubeshya. Ntabwo usengera umuntu ngo icyaha kivemo, ntibibaho. Umuntu arigishwa akumva ijambo, yamara kuryakira umutima we ako kanya, akamenya Yesu, akamwakira mu buzima bwe, yamara kumwakira mu mutima wiwe, yarangiza akagira gute, akatura, agakizwa. Yarangiza akabamo igihe cyo kugira gute, cyo kugenda akura mu mwuka, akura kandi agenda akura ari uko yigishwa. Rero uyu munsi wa none ahangaha ntabwo wabwira umuntu ngo uyu munsi, niyo mpamvu usanga umuntu ari adafite ijambo, akabiyera iyo ngiyo asenga ari iyo ngiyo, niho azajya akazanya ibintu bidahuje. Akavuga ngo Imana yambwiye, ibintu bidahuje ugasanga bipfuye. Urumva neza? Nuko hazamo n'ibintu n'amahame yandi ya leta ntayubahirize, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi wa none ahangaha abantu nicyo kisha abantu, bishwe no kwa muki, kugendera mu ruhande rumwe rw'umwuka rw'amasengesho. Akavuga ngo ni umunyamwuka, ngo ni ibiki, ariko ntagira ijambo. Ibintu nakubwiye ni ibiki? Ni bibiri. Ni balance. Ijambo harimo balance y'ijambo na balance y'iki yo gusenga. Hakaba n'abandi rero biruga akabaza ibyanditswe nabyo bigira gute, bidafite amasengesho. Urumva? Niba uzajya kumva umuntu, ntabwo navuga amazina yabo, hari abantu bagira ijambo ariko ntasenga. Sibyo? Ugasanga ni umusambanyi, ugasanga umuntu arangaye cyane ni umusinzi wibereye hariya, ntafata umwanya ngo asenge. None se wowe udasenga, niba Yesu yarasengaga, wowe ntusenge, uri muntu ki? Yesu yaravuze agiye kujya mu ijuru, yafashe abigishwa be, arabuhumekeraho, abarambikaho ibiganza abwira ngo basobanukirwe ibyanditswe, yarangiza akajya no mu masengesho. Ni ukuvuga ngo ibintu bibiri. Nta kintu kinezeza nk'umuntu wiga ijambo ry'Imana akamenya, akaba n'umunyamasengesho, abigitangaza. Amenya no gusenga, akanasobanukirwa, afite n'ukuntu yirukana abadayimoni. Kuko dayimoni areba ijambo. None se ntabwo uzi Satani abwira Yesu? Satani yigeze kubwira Yesu ngo igihe azanaga umugati, Yesu amaze gufata ibuye, uzi ko Satani amubwiye? Yesu urumva, Yesu yafashe ibuye ari mu masengesho, yarashonje. Icyo kigeragezo gikomeye. Noneho hagiye kugira gute,
yumva ijwi rimubwira ngo nagira gute ngo nahindure iryo buye rihindura umutsima. Yego. Yesu aramubwira ngo handitswe ngo ntabwo umuntu atungwa n'ijambo, ntatungwa n'umutsima. Ubu icyo kintu ntatungwa n'umutsima, ahubwo atungwa n'ijambo. Ayo ni amagambo Yesu, ni amagambo Yesu yagize gute, yakuye mu gitabo cyo guteka kwa kabiri. Ni amagambo yavuzwe na Mose ko umuntu adatungwa n'umutsima ahubwo atungwa n'ijambo. None ako kanya Yesu avuze iryo jambo, Satani aravuga ati aha, Yesu azi icyanditswe. Satani azana iki? Azana icyanditswe n'ubundi. Yego. Nibwo yamuzamuraga umusozi. Avuga muri Zaburi, avuga ngo nasimbuke ngo amarika bajye gute, baramuramira adakoze ibirenge bye hasi, adasitara. Icyo cyanditswe noneho Satani agikoramo. Yego. Yesu aravuga ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Yego. Satani urumva ibyanditswe ukuntu murajurira ibyanditswe, ni ukuvuga ngo Bibiliya iyi ngiyi ni itegeko nshinga ry'Imana. Yego. Twebwe nk'abakirisitu, iyo rero udakoze ku itegeko ry'ijambo, Satani arakurasa. Yego. Kuko Satani wazi ibyanditswe arabigoreka. Rero ugomba kuba ufite ijambo muri ubwawe, warihagarara icyo gihe. Iyo uhagaze mu ijambo utsira Satani. Niyo mpamvu usanga abantu benshi cyane b'abakristo benshi bahora bagenda mu kintu cy'umwuka badafite ijambo, barayoba byihuse. Niyo mpamvu kumva kuvuga amagambo adahuje. Yego. Imana irambwiye ibi n'ibi, gategeze rikada. Yego. Imana iravuze ngo iki niki, nge ndabivuga nanjye, kuko nanjye abenshi bazi ko nanjye ndasenga, ariko iyo ntasenze ngira ikibazo. Gasoma ibyanditswe. Yego. Nta kintu kineza nk'ijambo. Iri jambo rirarema, yego, rirafungura Mana. Urakoze cyane, Imana igumugisha. Yego. Reka noneho nsome ku ijambo nk'impamba. Yego. Hanyuma Uwiteka umugisha. Yego, murakoze. Iyo ukurikiranye mu gitabo nanone shaka kugira ngo mbabwire, ndagira ngo mbabwire ku ijambo ryitwa ku rufatiro rw'Imana. Yego. Ubundi urufatiro rw'Imana nta rundi rwashyizweho n'urwa Yesu. Yesu ni we buye, Yesu ni we rufatiro, Yesu ni we furuka. Yego. Iyo dusomye mu Timoteyo, iyo dusomye Timoteyo wa kabiri, ibice 2:19, harimo ijambo rinkunda cyane rivuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho ikimenyetso kivuga ngo Uwiteka azabe. Uruvuga urufatiro. N'amagambo Timoteyo, umwana warezwe neza. Buriya Timoteyo ari umwana w'umugiriki. Yego. Abwirizwa na Pawulo. Pawulo aramubwira ngo mwana wanjye nabyaye mu gakiza. Burya Timoteyo n'umwana wari warezwe neza cyane. Yego. Niyo mpamvu yavuze ngo cyane cyane aravuga ngo nyamara ibice 2:19 avuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruragize gute, ruracyahagaze, rwanditseho ngo ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Kandi ngo umuntu wese uvuga izina ryande, izina ry'Uwiteka, hari amagambo avuga ngo ave mu bidatunganye. Amen. Haleluya. Amen. Ave mu bidatunganye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe kugira ngo uhagarare kuri urwo rufatiro, uruhagarariho. Yego. Ugomba guhagarara kuri urwo rufatiro, ugomba kuba uri umuntu uvuga amagambo y'Uwiteka. Kandi kugira ngo uvuge ku magambo y'Uwiteka, ugomba kuvuga iki? Ugomba kuva mu bintu bidatunganye. Yego. Numara gukizwa ukava mu bidatunganye, ugahagarara ku ijambo ry'Imana, ariwe urufatiro ni Kristo. Yego. Nta rundi rufatiro rwashyizweho, ni Yesu. Kandi rwashyizweho, rwarubatswe. Yego. Itorero rihagaze ku kirere ku rufatiro rwa Yesu. Yego. Icyo bivuze rero urufatiro rero ni amahame. Amahame ya Yesu niyo tugomba guhagararaho. Yego. Nababwiye ngo nahoze yukurikiranye nanone mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere bakabiri, okay? Yego. Bakabiri. Ibice bingahe? Ibice 4. Ugakurikirana amagambo wa mbere. Yego. Pawulo yaravuze ngo nta yandi magambo avuga, nta nenda abwiriza, ngo abwiriza amagambo ya Yesu gusa. Yego. Niwe rufatiro. Rero nsoza kugira ngo abwire impamba. Hari andi magambo nanone ari muri Timoteyo wa mbere, ni ibice 3. Iyo ukurikiranye ku murongo wa 11 ukamanuka ku murongo hepfo, ukamanuka ku murongo wa 11 na 12 na 13 hariya. Na ahantu Yesu na ahantu Pawulo yigize avuga ngo urufatiro, avuga ku rufatiro. Yego. Aravuga ngo nashyizeho urufatiro ngo nk'umwigisha w'ubwenge, ngo ariko urwo rufatiro rwose ngo umuntu yirinde uko arwubakaho.
ngo kuko kuri izo fatiro ngo hariho abantu bubakaho zahabu yego ngo amabuye y'agaciro ngo amabuye ngo abandi bakubaka kuri urwo rufatiro bagashyiraho ibiti yego ngo abandi bagashyiraho ibyatsi ngo abandi bagashyiraho ibikenyeri urumva rufatiro biratandukanye ngo ariko muri izo fatiro zose ngo izo fatiro zose ngo zizageragereshwa umuriro yego none banza utekereze izo fatiro zose zubatse izo fatiro zose uko zubatse aho ngaho zizageragereshwa n'umuriro urufatiro rwa mbere si zahabu yego none se zahabu igishya iyo uyishyizeho umuriro aho kugira ngo iyo ishonga irushaho kuba nziza yego amabuye y'agaciro nuko nanone iyo yashyizeho ayo mabuye nayo agenda aba meza feza nuko agenda aba meza ariko se umuriro uwo muriro iyo utwitse ibiti ntibishira yego birakongoka none atekereza harimo abantu rero bagomba kumenya imfatiro bubakaho yego hari igihe none bubaka urufatiro rw'imikenyeri ese umuriro nugerageza umuriro nuza ibikenyeri ntibizagira gute izahinduka ivu ntibizahinduka ivu yego ibyatsi rero musome muri biriya byanditswe murebe niko handitswe kira cyanditswe niyo Pawulo yavuze aya magambo aravuga ngo urufatiro yubatse yarwubatse nk'umuntu w'umunyabwenge ngo kandi ngo harahana yo kurikiranye hepfo ku murongo wa 23 bakiriya gice cya gatatu n'ubundi abakorinto ba mbere hari ahantu ku murongo wa 24 aravuga ngo we ngo nuwa Kristo yego aravuga ngo turaba Kristo ngo kuko na Kristo nawe ngo nuw'Imana yego ni ukuvuga ngo nta rundi rufatiro dufite rero ni urwa Kristo yego nkubwiye uburyo nzababwira buriya nkunda nzababwira amahame ya Yesu yufuze Yesu ubundi Yesu agizwe n'ibintu bibiri yego mu isezerano rya kera bamwitaga Mesiya mu isezerano rye bakamwita Kristo rya jambo niryo wasizwe iyo twakira Yesu ubuzima bwacu rero tuba twakira uwasizwe ubu umukristo iyo umukristo ndugu yangu urava munyamakuru yego iyo wakire Yesu buriya wakiri wasizwe yego ni ukuvuga ngo icyo gihe rero iyo wakire Yesu ubuzima bwawe warasizwe yego iyo uhagazemo neza rero abadayimoni bariruka kuko bareba muri wowe ubwawe yego hari ijambo rimwe rivuga ngo muri buki gihe Yesu yigize abadayimoni bigize bahura na Yesu abadayimoni bavuga ngo nigiye nanone mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu bice ngira ngo ni 22 byo mu gitabo cy'ibyakozwe hari igihe abatambyi b'umutambyi ngo ni Besekewa basanze birukana abadayimoni ba Pawulo yajyaga yirukana dayimoni yirukanaga abadayimoni mu izina rya Kristo rya Yesu Kristo none abadayimoni nabo baraza ngo nako inzererezi z'umujyi yego b'abanyetenayi inzererezi zo mu mujyi nabo ngo baraza ngo bahagere batangira kujya bigana ngo ibyo Pawulo avuga yego ni ukuvuga ngo dayimoni yarebaga muri Pawulo igasanga muri we ndani harimo Yesu yego ariko bariya ziriya nzererezi dayimoni yakwitegereza igasanga ndani harimo ubusa yego niko rero twebwe ubwacu tumaze kwakira agakiza mu buzima bwacu tuzabivugaho umwanya muremure iyo twakira Yesu ubuzima bwacu tuba twakira uwasizwe yego natwe icyo gihe rero ya mavuta y'uwasize akubaho yego utangira kuvuga dayimoni ikaba yakubonye mu mwuka kavuga ngo iragupima rero urufatiro rwacu ugize gute nicyo nshaka kugira amabwire ngo ruracyahagaze yego urufatiro rurahari ni Yesu Kristo Pawulo yaravuga ati rero muri izo mfatira zose twirinde uko tuzubakaho yego twubakeho diyama zahabu feza ibiti ibikenyeri ibyatsi rero abakristo nshuti zanjye ndagira ngo tumenye ngo uyu munsi none nga tumenye aho tumenye imfatiro twubatseho nizihe yego ariko zose zizageragereshwa n'iki n'umuriro umuriro ni urubanza yego kuko nta muntu ufite muri iyi si ya none ahangaha twebwe ubwacu ntabwo twigenga Pawulo yigeze avuga amagambo ngo ntabwo turabacu ngo twigenge ngo twaraguzwe kubw'igiciro cy'amaraso ya Yesu Kristo mu giswahili avuga ngo ni kwa thamani igiciro cy'agaciro rero turebe imfatiro tugize gute twubatseho murakoze cyane iyo Imana iwe umugisha abakozi b'Imana cyo mbifuriza no umugisha kugira ngo iterambere ryanyu mu byo mukora bitera imbere kandi Imana irahari mu byizere birakorwa
asante sana, Imana umugisha, amen.